ibinwa binini ngo kiriya kitukuje ngo kisize na mukwago ngo kibagiye uko cyaje kimeze ngo wowe ugira akavuyo ngo wowe urufungwa ngo wowe urwana. Ayo ni amagambo ya Papa Dorimbogo ndetse na Yaka batonganye kubera Joyeuse. Umwati we waje vuba nyamara ibirimbo byawe nayo ntabwo twabikundaga. Sasha Dorimbogo we ko numva yakayakuziye biraza kugenda gute? Nyamara Joyeuse kamara kuvugana nuko nawe uri umwana. Ngo kiriya kitukuje ngo kibirwa ngo cyamukorogo. None se aho ngaho ushatse kuvuga iki? Ngo Jewe kuvuganira ngo kakororoyeza ngataba umwana. Nuko ngo Joyeuse nagaze ibintu byo gutongana. Bari kumuvuganira nyine yakamara muvuganira. Nuko nawe ari umwana. Ngo kiriya kitukuje. Ahubwo agenda yangu ushatse kuvuga ko yakambese ahita atangira kakamibare 10. Oya nagari ibyo mibare 10 yakanumwe n'umusaza mukuru n'umusaza mu gakino. Ko n'umusore nta mugore agira. Joyeuse nawe ni inkumi. Uziko Papa Dorimbogo hari gihe avuga nkumva rasaraye neza ati yararirera. Aravuga kenda kurira neza yagize ku nkuru ya Joyeuse. Ariko se Dorimbogo nawe reka kubaza. Ibya Joyeuse bikurebaho iki? No kuvuga ngo uko ni gahunda zimeze. Uko gahunda zimeze. Nge mba mbona Papa Dorimbogo na Joyeuse bafitanye akabifu ku ruhande. Aka nako bafitanye. Wamenye barahuriye he? Oya nako bafitanye umwe yaturutse ngo ndaturuka Joyeuse yize yiririmbira Juno. Ariko Yaka ikundira Juno. Yaka ari ku ruhande nanjye ndimo. Nimba aririmba ubugoryi bamurekeye ubugoryi bwiwe. Ahubwo se ubugoryi rimba n'ubu kuba aririmba avuga ko akunda Juno urukundo ni rwogere. Iwe Juno nza kujya ni Paris iwe Juno. Ngo nabona ngatari ibintu byiwe ariko se twicyo dushaka ni ibiruhura abantu. Anti stress umutu uvura stress nimba anti stress ya Joyeuse kora barabushaka iki. Iwe Juno kutangirinde koko iwe Samu kutangirinde ndine wangu uvuga ngo iwe Samu uyu musi nakumberekeza muri studio nanye Dorimbogo sinamukira naye ati kuririmba Samu nkande mama gasekeri ibyawe n'ubukina comedy gusa uraririmba Samu nkande kandi Samu n'umugabo wanjye ariko ubu nabyo yahita byivangamo ugeza kuri ubu ngubu ariko yakayahita ugeza kuri ubu ngubu ntabwo ndumva inyungu Papa Dorimbogo afite mu kuba Joyeuse ataririmba Juno. Iwe Juno nza kujya ni Paris. Joyeuse yagiriwe inama n'umukunzi we yo kwisubirira mu kazi k'ububoyi. Nyuma yo kumuririmba mwemerera viza yo kuzamujyana i Paris. Kandi nyamara turutse mu kiboyi ariko mu minsi mije cyane babaza Juno ukuntu yabyakiriye ati rwose nta mana afite yo kuririmba niyigire mu kiboyi cyangwa ajye korora cya kibwana cy'ingurube yakuye muri entertainment. Joyeuse yaba yarabyakiriye neza pe ariko avuga yuko kugira ngo asubire muri biriya bintu yakoraga agiye kwemera akabasireye ikwini rwose pe kandi atazemera no kwivuguruza sha azamukunda mpaka. Noneho ukuntu gahunda zimeze rero ni gute? Nukuvuga ngo Juno kizigenza baramubajije batese ko umwana yakuririmbye akagutera imitoma akavuga akazakujyana i Paris wabyakiriye ute? Ati kamanze mbabwize kuri rero nabyakiriye neza pe ariko kuririmba sotono twiwe nisubiriye mu kazi yahoze akora. Ngo kuboboyi se Joyeuse ntuzajyeyo ariko umva na Yesu naza dusanga mu murwa wowe uzarindirire mu ikindi kandi abantu bagomba kwikosoraho nta kazi k'ububoyi kabaho nta kazi ko mu rugo nk'uko habaho akazi ko mu biro. Si nk'ibyo byose si ibyo ngibyo akazi k'ububoyi ubundi bamushaka kuvuga iki? Yego nk'uko haba akazi ko mu biro akazi ko mu kinamba akazi ko mu rugo gasanzwe. Umuswere rero ngo kazi ni kazi utamu wa kazi ni pesa urumva
ikintu cyose ukuramo amafaranga cyose kiba ari akazi. Natwe byose ibyo tuba turimo ni akazi. Ariko kandi nanone tukabikora dukusanya gace gace kugira ngo tutagira umuntu duhutaza. Nk'ubu waheze nimba avuze ati njyewe yarivugiye ati njyepe nimba naje naraje. Sijui inyuma nukuvuga ngo nagusubira inyuma. Unanirudisha nyuma kwa nini? Kufanya nini? Sichi kumarichi. Kufanya nini? Nukuvuga ngo nimba umwana yagize amahirwe agafata. Akagira gute? Agafata. Ubwo yarafashe nta bindi. Ubwo yarafashe. Kamata. Kandi wowe tunoke zigenda nyine barakuririmbye umwana rero atakayemo ngo ukuntu ngo yajyaga ngamurota ariko nyine ne banamurota kanese yabizira. Yavuze iki muri ku mutima nyine. Noneho yakayazanye inkoko y'ibara rimwe. Nyime ko yakajya ku kibuga cy'indege bugira gatatu bakamusiga. Agasaba no kujya muri moteri bakabyanga. Yewe no kugenda ku ipine y'indege nabyo bakabihakana. Uko kugenda kwibabo byo ntabwo byari gukunda. Yaba yatumwe inkoko y'ibara rimwe y'umweru akayimanukana. Nyamara ko yabagiye kujya muri Amerika. Ako sikesha kasu kujya hanze. Niyo yajya mu bundi ntacyo byaba bitwaye. Yaka ijashaka umuntu kujya hanze rwose ngo amaze kujya ku kibuga cy'indege ubugira gatatu pe kujya muri Amerika bamusiga ngwiki ngo baramusiga bamusigira si kimwe azajya mumurinda rwose ko yakashaka kwigira hanze ikibazo ndimo ndibaza ni kimwe Yaka yaba afiteho diru izatungukira natwe nitumutera inkunga ko twafashije na basamusure twashakiye Yaka visa akigendera ko Yaka nta diru pe Yaka uzaba ugiye kwitembera nubona agacupa ugakubita ahubwo ikibazo ni kimwe muri Amerika yaba yagacupa muri Amerika n'agacupa kabayo ibintu byakomera na Yaka muri Amerika yaba yagacupa nyibonere ya video wajya ngo akasinze ukuntu byagenze nararyamye ndote yagiye muri Amerika ariko uretse gatoya ariko ngo nanzoga ziriyo Yaka nimba nanzoga ziriyo ko nkabyinzozi abantu bacyagiyeyo bose muri Amerika kuko warabirose koko nose mu namacupa abayo utubwije ukuri rahira ndakubeshyera iki Mwana karahira izina ry'Imana mu binyama naryo ndahiye usibye yuko kuvuga ngo ikindi kandi nanone ntabwo byoroshye nimba Yaka Mwana urumva ashaka kujya muri Amerika icyo umutima ushaka ubugishaka sibyo ngewe n'ubundi twafashije na basamusore no muri byose ni kimwe ndumva twateranya amafaranga tugafasha Yaka akurira indege ikibazo muri Amerika nimba ntacu pari bayo yakazemera kujyayo Yaka uce mu gikari pejyanye ndaranyatanze nabandi mugende muvuga giye wayanje ndaranyatanze Yaka nta kuntu Yaka twaba tumwemera ngagira igitekerezo cyo kujya hanze tugihakane nimurangiza mu museke gusa nta bindi si ikibazo arangije aragenda yakuzana inkoko y'ibara rimwe murajya he